gihe cy'umusozo w'umwaka w'imbabazi. Mwari mubizi ko turi ku iherezo ry'umwaka w'imbabazi. Ibimenyetso hafi ya byose Yesu Kristo yatanze bizatumenyesha iherezo ry'umwaka w'imbabazi turimo turabibona. Byose tubigeze ku musozo. Yesu ati mwumve umwaka umwe muhingire muvomerere mwuhire ahari hanyuma wazera imbuto. Icyakora nutera muzawuce. Uwo ni Kristo. Muzi ko nta yandi mahirwe hirya y'aya ngaya azongera kuboneka yo kuba umuntu yakizwa cyangwa ngo yizere. Ngiki gihe, iki nicyo gihe cyonyine kirimo amahirwe. Muzi ko hari amahirwe ane abonerwa muri iki gihe turimo, abonerwa muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, atazaboneka mu bihe bizakurikiraho, ataranabonetse no mu bihe byabanje. Ayo mahirwe niyo tuje kubabwira muri iyi nyigisho yitwa iherezo ry'umwaka w'imbabazi, muri iki gice cya kabiri, aho noneho tugiye kubagaragariza amahirwe ari muri iki gihe atazaboneka mu bindi bihe, kuko hirya y'iki gihe hari ishyano, hari umwaku, hari akaga, hari ibyago, hari ingorane zikomeye cyane. Igihe cyo kwiyarura rero ni iki ngiki, kandi kuhirwa nk'uko turi gukora. Uzi ko iri jambo ry'Imana turi kumva ari ukuhirwa k'umutini. Nurumba rero ntuzavuge ngo ntiwabonye amazi, kandi buri munsi tubagezaho ijambo ry'Imana. Reka ne kubatindira, mbaha akanya mukurikira ijambo ry'Imana, mwumva amahirwe agera kuri ane ari mu gihe cy'umwaka w'imbabazi, ari mu gihe cya kane cyitwa igihe cy'ubuntu, atarabayeho mu bihe byabaje ndetse no mu bihe bizaheruka kino gihe turimo. Ni karibu rero mwumva ijambo ry'Imana. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Abasuhuje, shalom shalom, amahoro ya Kristo bane namwe. Imana twizeye tukayiringira nikomeze ibampera umugisha uko bukeye ndetse nuko bwije. Nitwa Misago Alfred, nkaba umwigisha w'ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, nkaba umusesenguzi ku bitabo by'iyobokamana, nkaba umwanditsi ku bitabo by'iyobokamana. Nkaba ndi hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo tubafashe ariko natwe twifasha. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nitwibutsa bene data ibyo, tuzaba atubaye abigisha beza babasha kwikiza twebwe ubwacu, ariko kandi tukabasha kwikizanya n'abatwumva. Twaganiriye ijambo ry'Imana uko tugenda tugaruka ku nyigisho zitandukanye, zirimo n'inyigisho ndende zikoze mu buryo bw'amaseri cyangwa mu buryo bw'ama episode, aho hari inyigisho turimo turaganira cyane cyane hano kuri Abimukira TV, nubwo no ku Mugoroba TV naho tugenda tuzinyuzaho. Hari inyigisho turimo tuganira yitwa iherezo ry'umwaka w'imbabazi, iherezo ry'umwaka w'imbabazi ku batuye isi, aho twaganiriye mu gice cya mbere cyabanje igihe uyu mwaka watangiriye, aho twabashije gusubira inyuma mu mateka, tubereka ibihe byabanje bigera muri bitatu. Noneho ku mpera z'igihe cya gatatu haza kubaho gahunda yo kugambirira gukatira isi, kuko yari imaze ibihe bitatu itabasha gutanga umusaruro. Imana ifata icyemezo cyo kugira ngo irimbure bya burundu. Noneho tubona ko haje kubaho inama y'agakiza mbere y'uko
isi yagombaga kurimburwa. Muri iyo nama y'agakiza tuza kubona Yesu Kristo asaba ko bamuha umwaka umwe, akaza akuhira umutini wawurumbye ari bo bantu, akawuvomerera akawuhingira, noneho hanyuma utakera bakazabona kujya bawurimbura. Uwo mwaka rero bamuhaye niwo witwa umwaka w'imbabazi. Yaraje Kristo atangiza uwo mwaka w'imbabazi. Yesaya 61 yivugiye ko aje gutangariza abantu isi iby'umwaka w'imbabazi Imana igiye abantu. Uwo mwaka rero watangiranye no kuza kwa Kristo, kuza kuducungura, witwa umwaka w'imbabazi, ukitwa nanone igihe cya kane, igihe cy'ubuntu twagiriwe n'Imana binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo waje kuducungura. Tugere rero gukomeza uyu munsi mu gice cya kabiri. Utarabonye icya mbere agisacinge, utabasha kugisacinga atwandikire kuri 0784524247 tumuhe linki y'ikiganiro cya mbere cyabanje. Reka rero dusenga Imana, nitumara gusenga Imana dusome ijambo ry'Imana, noneho tubigishe igice cya kabiri. Ndagushimiye uhoraho data wa twese, ijambo ryawe nirizima, niryera, n'iry'imbaraga, kandi rigiraho ridukura rikagira n'ahandi ritugeza. Unyemerere rero nk'umugaragu wawe ndivuge unyambitse imbaraga, ariko nabumva nabo ijambo ryawe rigiraho ribakura, rigire n'ahandi ribageza, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Turasoma Yesaya 49 umurongo waho w'8, haragira hati: Uwiteka aravuga ati, igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngutangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse ibihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe ko zibohoke, imbohe zibohoke, n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasi hazaba urwuri. Amen. N'iri jambo tugiye kwifashisha, nubwo turagenda tubabwira n'ibindi byanditswe bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe amahirwe ari muri kino gihe cy'imbabazi cyangwa se cy'umwaka w'imbabazi. Amahirwe ari muri kino gihe, igihe twise cyangwa se kigaragara nk'igihe cya kane mu bihe 7 bizaranga isi kugeza yizinze. Iki gihe cya kane cyitwa umwaka w'imbabazi cyangwa cyitwa igihe cy'ubuntu. Hari amahirwe akigaragaramo atari mu yindi myaka, atarabayeho mu bindi bihe byabanje, atazabaho no mu bihe bizakurikiraho. Niyo tugiye kwiga kugira ngo hatazagira n'ukereza iki gihe. Hari amahirwe akirimo ataboneka mu bihe byabanje, atazanaboneka mu bihe bizakurikira kino gihe. Amahirwe ya mbere, iki gihe turimo cyitwa umwaka w'imbabazi, igihe cy'ubuntu, nicyo gihe kirimo gukizwa byoroshye ugereranije n'ibindi bihe byabanje ndetse n'ibizakurikiraho. Gukizwa byoroshye, Bibiliya iratubwiye ngo iki nicyo gihe cyo gukirizwamo. Birasobanura ngo ushaka gukizwa akizwe muri iki gihe, ushaka kwizera yizere muri iki gihe. Kuko twatangiye dusoma ijambo muri Yesaya 5:5-6, byaratubwiye ngo hari igihe bizaba bitagishoboka, hari igihe bizaba bitagishoboka. Urwa kabiri rw'Abakorinto 6:1, Bibiliya ivuga ngo iki nicyo gihe cyo kwemererwamo, nicyo gihe cyo gukirizwamo. Mu byakozwe n'intumwa 4:12, kuko Kristo niwe wenyine ubonerwamo agakiza, nta rindi zina. Uyu Kristo waje kuducungura muri iki gihe cyo gucungura, muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, niwe wenyine ubonerwamo agakiza. Nta kindi gihe kizabaho kibonerwamo agakiza nk'iki ngiki. Nicyo gihe kirimo gukizwa byoroshye. Uyu munsi urizera yuko Yesu Kristo ari umwami, ukatuza akanwa kawe ugakizwa. Nta bindi byinshi, nta mpaka nyinshi, nta ntambara, nta nduru. Watuza akanwa kwawe yuko Yesu Kristo ari umwami ugakizwa. Hari ibindi, nta kindi bagusaba. Utazakizwa muri iki gihe azahura n'umwaka.
utazakira Kristo muri iki gihe azahura n'umwaka. Tuzawubona nitugera mu gihe kizakurikira kino, igihe cya gatanu tuzabibona. Iki rero nicyo gihe kirimo amahirwe yo gukizwa byoroshye. Nta kintu usabwa, nta kintu utanze, ugakizwa ukemerwa n'Imana. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba. Ntabwo ari ukwitwa. Abavuga kwitwa mubivuga nabi, muvuga mutabisomye. Kuba bibaho ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba uko kumwizera gusa biguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Nicyo gihe kirimo gukizwa byoroshye. Amahirwe ya kabiri, nicyo gihe kirimo gukorera Imana bidafite ivangura. Iki gihe cya kane cy'ubuntu, igihe cy'imbabazi za Kristo, igihe cyitwa umwaka w'imbabazi, umwaka twasabiwe na Kristo, nicyo gihe kirimo gukorera Imana bidafite ivangura. Mbibutse ko ibihe byabanjirije kino gihe gukorera Imana byari bifite ivangura. Ntiwashoboraga gutoranywa ngo ukorere Imana ufite inenge runaka. Niba uvukanye inenge, ntabwo uri buze gutoranywa ngo ujye mu bazakorera Imana, uba umutambyi, uba umwungeri. Oya, uvukanye inenge, uvutse ureba imirari, uvutse uhengamye umunwa se, uvutse ufite ibibari, uvutse umutwe wawe ufite uhengamye ukuntu, uvutse uri mugufi cyane, uvutse intoki zisumbana se, cyangwa ufite umubare w'intoki urenga. Bene izo nenge ntabwo washoboraga kwemererwa gutoranyirizwa umuntu uzajya gukorera Imana mu mirimo itandukanye ufite inenge. Ariko ndashimira Kristo wadusabiye umwaka w'imbabazi ngo tuwinjiremo. Hasohoka ijambo rivuga ngo ntabwo Imana irobanura abantu ku butoni. Uyu munsi ukureshya ukorera Imana, ukungana ukorera Imana, ubushobozi ufite ukorera Imana, wamugaye ukorera Imana. Mujya mubona abakorera Imana baracitse amaboko, mubona abakorera Imana bagendera mu mbago badafite amaguru, mubona abakorera Imana batareba badafite amaso yose bagakorera Imana. Iki nicyo gihe kirimo gukorera Imana kutari mu ivangura. Mbere hari ivangura. Umubembe ntagere mu rusengero ngo akorere Imana, umudamu ntagende ngo avugire Imana, uri mu mihango ntagere. Iki nicyo gihe cyoroshye cyo gukorera Imana. Bivuze ngo utazakorera Imana muri iki gihe azahura n'umwaka. Amahirwe ari mu gihe cya kane, igihe cy'umwaka w'imbabazi, atarabaye mu bihe byabanje ndetse n'ibihe bizakurikiraho. Niryo jambo turimo turaganira. Amahirwe ya gatatu, nicyo gihe kirimo imbabazi zitagombera ibitambo. Muzi ko ibihe byabanjirije kino gihe imbabazi zasabaga ibitambo. Wacumuye wakoze icyaha, shaka ituro, shaka igitambo, ugishyira umutambyi bitewe n'urwego icyaha wakoze kiriho, agenda gutambire ku Mana kugira imbabazi ziboneke. Hari abatumagwa inuma bakazibatuma ati genda ushaka inuma y'intunguru yizana. Abandi bagatumwa ibimasa, abandi bagatumwa imfizi z'intama. Uyu munsi wowe utoroye ubu wajyana iki kugira ngo icyaha cyawe kiveho? Ko nta nkugira kutagira n'inkoko wajyana iki? Bagutuma inuma wayikura he? Iki nicyo gihe kirimo imbabazi zidasaba ibitambo. Kwemera intege nkeya zawe gusa, ugacira Imana bugufi ukavuga ngo mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ariko Mana ndagushimiye, mbabarira kuko ndi umunyabyaha, mbabarira kuko narakosheje, mbabarira kuko nakoze ibyangwa nawe, mbabarira kuko sinitwaye neza, mbabarira kuko narariganije, mbabarira kuko nabibye, mbabarira kuko narasambanye, mbabarira nararwanye, mbabarira nararoze. Uko kwatuza akanwa ukavuga ngo Imana ikubabarire birahagije. Nta gitambo usabwa, nta turo usabwa, nta mpongano usabwa, ntaho kukugirayo usabwa. Iki gihe cy'imbabazi z'Imana, igihe cy'ubuntu, igihe cya kane, nicyo gihe kirimo imbabazi zitagombera ibitambo. Niba warakoze ibyaha humura, iki ni igihe cy'imbabazi nyinshi ziseseka nk'amazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Mana ibishimire. Amahirwe ari mu gihe cy'umwaka w'imbabazi, atarabaye mu gihe cyabanje ndetse n'ibihe bizakurikira kino gihe.
amahirwe ya kane nicyo gihe kirimo umufasha witwa umwuka wera. n'igihe kirimo umufasha witwa umwuka wera. abantu turi kubana mu nyigisho yitwa umumaro wa mwuka wera ku mugoroba TV1, aho turi kwiga amashami umwuka wera akoreramo, murimo murumva uburyo umwuka wera ari afite akazi gakomeye ku buzima bwacu, kugera ku rwego Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo icyababera cyiza nuko nagenda, kuko ningenda murabona umufasha, ariko nintagenda nta mufasha muri bubone. Iki nicyo gihe kirimo umufasha. Ibihe byabanje umwuka wera yahangaga kuba ashaka kugira icyo akoresha akongera akigendera. Igihe kizakurikira iki ntabwo umufasha azaba gihari, hazaba hari ukwirwariza. Tuzabibona nitugera mu cyo bita umwaka ukomeye kuba zakerenza iki gihe cya kane, iki gihe cyitwa umwaka w'imbabazi, umwaka w'ubuntu, igihe cy'ubuntu kibonerwa muri Kristo Yesu. Iyo umufasha hari ibintu biroroha, iyo umufasha hari imitwaro iroroha, iyo umufasha hari nta bintu biremera, umufasha nyine arahari. Muzabire abagabo mwubatsi, iyo umufasha ari mu rugo ntabwo imirimo ikuremerera, imirimo iroroha, kuko nyine umufasha arahari muri gufashanya, imirimo irakorohera. Ariko umufasha naba adahari urazutagurika, urabyuka ukorope, ubyuke woza umwana, ubyuke ufure, ubyuke utegure igikoma, ubyuke uteke, umare guteka. Umufasha nyine ntahari ngo mufashanye, ntahari. Iyo umufasha hari imirimo iroroha, iyo umufasha hari akazi karoroha, ibyari biremereye uburemere buragabanuka. Ndabifuriza guha agaciro iki gihe cya kane, uyu mwaka w'imbabazi, kuko nicyo gihe kirimo amahirwe yo kuba dufite umufasha witwa umwuka wera. Tworoherwa n'ibintu byose bikatworohera. Turi ku iherezo, turi ku nyigisho yitwa iherezo ry'umwaka w'imbabazi. Umwaka watangiranye no kuza kwa Kristo kuri iyi si, aza gucungura umwana w'umuntu, uzarangirana n'uko itorero rya Kristo rizaba rizamuwe rikuwe kuri iyi si. Turi ku iherezo ry'umwaka w'imbabazi, aho Yesu yatanze itangazo 13:6 kugera 9 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Aravuga ngo ni mu mwaka umwe uwo mutini warumbye, muhingire, muvomerere, muhire, mumbe umwaka umwe gusa shire hakange. Kristo ari kutwuhirira anyuze mu bigisha, Kristo ari kuhirira umutini anyuze mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ryayo, mu ijambo rya Kristo, mu ijambo ry'Imana. Kristo ari kuhirira umutini anyuze mu bahanuzi, Kristo ari kuhirira umutini anyuze mu ntumwa, Kristo ari kuhirira umutini anyuze mu bimenyetso bitandukanye. Ari kuhirira umutini ngo ahari umutini wari wararumbye mu bihe byatambutse, ahari wera imbuto ntubukirimo. Ndakwifuriza kutaba ikirumbo. Nshuti yanjye, irinda kubera Imana ikirumbo, irinda kubera Kristo ikirumbo. Niwemere ubone umusaruro, niwemere wera imbuto, niwemere kwera, kuko Kristo nta kindi cyatumye dusabira umwaka, nukugira ngo atwuhirire. Ahari ntituzarimburwe, ahari ntituzarimburwe. Ubu ni igihe cyo kuhirirwa. Iri jambo ry'Imana muri kumva, muri kuhirirwa. Ubutumwa turi kubabwira muri kuhirirwa, ibyo turi kubabwira muri kuhirirwa. Birabasaba kugira ngo umusaruro uboneke, umusaruro uboneke, umusaruro uboneke. Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyakora uyu mwaka musabe uyu mutini, muri uwo mwaka mugiye kumpa nkagenda nkawuhira, uwo mutini nutera muzawuca. Ndabatangariza ko hirya y'aya mahirwe umutini wahawe nta yandi mahirwe azaboneka. Amahirwe umutini wahawe niyo ya nyuma, hirya y'aya nta yandi mahirwe azabaho, nta yandi. Aya niyo mahirwe ya nyuma ku mutini, niyo ya nyuma. Umutini uzarumba, umutini utazera, umutini utazatanga umusaruro, nta yandi mahirwe ateganijwe, nta yandi mahirwe umutini bazawuha, niyo ya nyuma, niyo ya nyuma. Umwami wacu Yesu Kristo twizeye tukamwiringira, nabane namwe
icyo tubifurije ni uguha agaciro umwaka w'imbabazi, mugaha agaciro kino gihe cy'ubuntu, kuko ni igihe kiwe cyo kwemererwamo, nicyo gihe cyo gukirizwamo. Hirya y'ahangaha nta yandi mahirwe ahari. Muranyemerera dusoreze kino gice hano, tuzakomeza n'igice kizakurikiraho, aho noneho tuzagaruka turebera hamwe ibimenyetso bisoza umwaka w'imbabazi, ibimenyetso bisoza umwaka w'imbabazi biduhamiriza koko igihe cyo kurangira kwawo cyageze kandi cyasohoye, cyageze ku musozo. Reka tubasangire Imana, dusoreze kino gice cya kabiri hano, tuzakomeza n'igice cya gatatu. Imana nziza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe rizima kandi niryera ntabwo rihinduka. Nuhabwe icyubahiro rero kuko dushoboje kurivuga. Sengera abana bawe bamaze kuryumva, ubarinde gukerensa uyu mwaka w'imbabazi, kuko ntandi mahirwe azongera kubaho nyuma yaha. Buri wese akwizere kandi akwiringiye ko ari bubonerwamo agakiza. Hirya y'ahangaha abantu batakwizeye ngo bakwiringiye bazahura n'ishyano rikomeye nk'uko tuzaribona turigaragarijwe n'ijambo ryawe. Ngaho hembura ubugingo bwa buri muntu wese wumvisha iyi nyigisho, igiraho imukurigire n'ahandi mugeza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro ya Kristo nabane namwe, mugire ibihe byiza, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Turabakunda cyane.